Mbese mu buzima bwawe hari ubwo wigeze wibaza icyo ijambo ry'Imana rivuga mu Itangiriro igice cya mbere umurongo wa 26? Wigeze ubitindaho wumva icyo bivuze? Wigeze ushaka kumenya icyo bisobanuye? Mbese wigeze usobanuza umwuka w'Imana ngo akubwire icyo iri jambo risobanura? Waba waragize igihe cyo kubitindaho ukabisengera kugira ngo wumve icyo Imana ivugana nawe? Ese wigeze wibaza icyo Imana yashakaga kuvuga muri uyu murongo? Ni iki cyari cyihishe inyuma y'ubu butumwa Imana yashakaga gutanga mu Itangiriro igice cya mbere umurongo wa 26? Ese wigeze ubaza Imana icyo uyu murongo uvuze? Reka rero nkubwire, Bibiliya iravuga ngo kuri uyu murongo uravuga ngo turimo umuntu ase natwe, agira ishusho nk'iyacu, atware amafi yo mu nyanja, ayobore kandi ategeke. Ntabwo nzi nimba warigeze utinda kuri uyu murongo. Imana iravuga ngo turimo umuntu agira ishusho yacu, ase natwe, batwara amafi yo mu nyanja n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere n'amatungo n'isi yose n'igikururuka hasi cyose. Ntabwo nzi nimba warigeze ubitekerezaho. Imana yashimye kurema umuntu mu ishusho yayo. Ishima yuko muri iyo shusho y'Imana ariho abantu bose baremerwa, kandi inashima yuko bahabwa ubutware bwo gutwara amafi yo mu nyanja, inyoni, ibisiga byo mu kirere n'amatungo n'ibikururuka byose. Ubu butware babuhabwe. Imana ishimwe cyane. Birumvikana cyane. Umuntu uremye mu ishusho y'Imana birumvikana kubona buno butware, birumvikana gutwara ibintu byose bikamwumvira. Birumvikana ko amafi yo mu nyanja amwumvira, inyoni n'ibisiga byo mu kirere bikamwumvira, amatungo n'ibindi byose n'ibikururuka bikamwumvira. Afite ubutware. Ubutware rero ntabuhabwa nuko ari umuntu. Aha munyumve neza, nta nubwo abuhabwa nuko ari umugabo cyangwa umugore, arabuhabwa nuko afite ishusho y'ubumana muri we. Haleluya. Arabuhabwa nuko aremwe mu ishusho y'ishobora byose, mu ishusho y'Imana rurema. Biratubwira ngo wenze kumugira nk'Imana haburaho gatoya, Imana ihabwa icyubahiro. Kandi uyu mwanditsi nanone wavuze gutyo, yaravuze ngo mbese umuntu ni iki ko mwibuka? Imana ishimwe cyane. Ubutware ntabuhabwa nuko, nababwiye ngo ntabuhabwa n'aho avuka, ntabuhabwa n'akavukire ye, ntabuhabwa n'amashuri menshi yize, ntabuhabwa n'uburebure afite, ntabuhabwa n'amafaranga atunze. Ubutunzi ntibutanga buno butware. Amafaranga hari icyo akora, ariko ntashobora gukora kuri ubu butware. Ubwiza bwawe ntibutanga buno butware, imiryango uvukamo ntabwo itanga buno butware. Ibanza kuvuga iki? Iravuga ngo Imana iravuga iti turimo umuntu agire ishusho yacu. Amen. Agira ishusho yacu, ase natwe. Imana ihabwa icyubahiro. Ase natwe. Namara gusa natwe rero bizamubashisha gutwara amafi yo mu nyanja. Mu yandi magambo, turi muri we gutwara biroroshye. Ubwo ndavuga ubutatu butagatifu ku banyumvise neza. Kubera yavuze ngo turi umuntu agire ishusho yacu, ase natwe. Imana mu butatu, Imana Umwana, Imana Umwuka Wera, Imana Data. Imana ibaha umugisha cyane. Ndimo mbabwira rero iby'umurongo. Atware umuntu namara kugira ishusho y'ubumana, maze kugira Imana Data twese, Imana Umwana, Imana Umwuka Wera, ahabwa ubutware, atwara amafi yo mu nyanja. Uyu munsi nkwifurije guhabwa ubutware mu izina rya Yesu. Uhabwa ubutware nawe, utware ibyagutwaraga, utegeke ibyari bigutwaje igitugu, ushyire hasi munsi y'ibirenge byawe ibyari byakwishize hejuru. Ibi rero nta kundi babibona, ni ishusho y'Imana, ni image y'Imana muri wowe, ni Imana iri muri wowe, ni Kristo uri muri wowe, ni Umwuka Wera ukuyobora. Uyu wonyine, ibi byonyine, iki cyonyine nicyo gishobora kuguhesha ubutware bwo gutwara no gutegeka ibintu byose bikakumvira. Ubu butware rero mwakibaza, ese kuki nahereye ahangaha? Ubushize twarimo tuvuga ubwami n'umwami, n'ubu niyo ntego yacu tugarutseho. Ubu butware rero bwaje gutakaza agaciro ubwo Satani yashukaga umwana w'umuntu agakora icyaha muri Edeni. Imana itanga isezerano, iravuga ngo mu rubyaro rw'uyu mugore hazava umuntu uzamena Satani umutwe, uzamugarurira buno butware. Ubutware adahabwa n'amashuri, ubutware adahabwa n'ikindi kintu icyo ari cyo cyose, ahabwa nuko afite Imana muri we, ahabwa nuko afite Kristo, ahabwa nuko afite Umwuka Wera. Turi mu gihe gikomeye cyane kandi cy'umugisha. Twavutse ku ngoma y'Umwami Yesu. Iri jambo rirumvikana cyane. Iyo biza kuba mbere byari kutugora kubyumva. Iyo tuza kuba turi kuvuga iri jambo mbere yo kuza kwa Kristo, cyabaga ari ikibazo gikomeye cyane, kuko byari kuba ari amakuru ananiranye kumva. Ariko kuri iyi nshuro turayumva cyane. Imana, Umwana, Umwuka Wera, byose byadusohoreyeho.
Imana ishimwe cyane, biri muri twebwe. Imana iri muri twe, Imana irakorera muri twebwe mu buryo bw'umwuka, mu buryo bwa Kristo Yesu, no mu buryo bw'Imana Data wa twese. Imana nibaha umugisha. Hanyuma rero ejo bundi twarimo tuvuga uburyo Kristo yaje mu isi, ariko tuza gusoreza ku kintu gikomeye. Umunsi yageze i Kaperinawumu, bamaze gufata Yohana ngo yagiye i Kaperinawumu, ngo ibyavuzwe n'umuhanuzi Yesaya bisohore ngo mu gihugu cya Zebuluni na Nafutali hafi y'inyanja hakurya ya Yorodani, ni igihugu cy'abapagani, ni Galilaya y'abapagani. Twavuze yuko Zebuluni na Nafutali bahagarariye Abayisiraheli, ariko Galilaya y'abapagani ahagarariye abo mu muryango wa Isiraheli. Ariko ngo ahagere, ngo abantu bari bicaye mu mwijima babonye umucyo mwinshi, kandi abari bicaye mu gihugu cy'urupfu, mu gihugu cy'urupfu no mu gicucu cyawo bamurikiwe n'umucyo. Imana ishimwe cyane. Ahageze abari bicaye mu mwijima babonye umucyo mwinshi. Ijambo rero yavuze agitangira kwigisha, umwami yageze ku isi. Wa wundi wari kumena Satani umutwe yageze mu isi. Imana ishimwe cyane. Ahangaha turi gusoma yageze mu isi. Aravuga ngo Yesu ahera ugatangira kwigisha, avuga ati mwihane kuko ubwami bwo mu ijuru buri hafi. Imana ihabwa icyubahiro. Mwihane kuko ubwami bwo mu ijuru buri hafi. Asanze abantu bicaye mu mwijima, asanze abantu bicaye mu gihugu cy'urupfu. Ayiwe, abari bicaye mu gihugu cy'urupfu no mu gicucu cyarwo. Ibaze kwicara mu mwijima, ahantu hatabona, umwijima w'icuraburindi. Icya kabiri, kwicara mu gihugu cy'urupfu. Mu yandi magambo, nta byiringiro by'ubuzima, nta byiringiro by'ubugingo, nta ejo, nta future y'ubuzima, nta ntego y'ubuzima, nta mpamvu yo kubaho, nta byiringiro byo kubaho, kubera yuko ntago wakicara mu gihugu cy'urupfu no mu gicucu cyarwo ngo ugire ejo hazaza, ngo wiringire ubuzima. Oya, byari ibibazo bikomeye cyane. Abantu bari bahari nta byiringiro by'ubuzima, kuko bari bicaye mu gihugu cy'urupfu. Urupfu ari rwo rutwaza isi yose igitugu, kuko umuntu yari yarakoze icyaha. Imana iravuga ngo no gupfa muzapfa, atari urupfu rwo fizike gusa, n'urupfu rw'ubugingo, kuko ibihembo by'ibyaha ni urupfu. Bibiliya iravuga ngo twese twakoze ibyaha kandi twese twaracumuye. Hanyuma rero iyo abantu bamaze gukora ibyaha, ikiba gisigaye ni urupfu. Na Kristo yadukuriyeho ni urubanza rw'urupfu, ni urubanza rwo gutsindwa. Twari twatsinzwe n'urubanza. Bibiliya iravuga ngo twaratsindishirijwe. Ntabwo twatsinze urubanza, ariko rwaradutsinze, hanyuma turatsindishirizwa. Kristo aravuga ngo mu cyimbo cy'aba bantu urwo bari gupfa, njyewe nzarupfa, ariko babona ubugingo. Imana nishimwe cyane. Twari twicaye mu gihugu cy'urupfu. Abari bahari bari bicaye mu gihugu cy'urupfu, kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, byatumye itanga umwana wayo w'ikinege. Kuko Imana yakunze abari bicaye mu gihugu cy'urupfu no mu gicucu cyarwo, bari bicaye mu mwijima, byatumye itanga umwana wayo w'ikinege. Ibi rero byari byakozwe nande? Byari byakozwe n'umwanzi. Umwanzi anyuze yeye, icyaha cyinjiye mu muntu, kimaze kwinjira mu isi. Icyaha nicyo cyazanye gutuma abantu bose bibona mu gihugu cy'urupfu, bibona mu isi y'urupfu, izengurutswe n'urupfu, kubaho nta byiringiro bafite. Hanyuma rero Imana izana umwana wayo Yesu Kristo. Kristo akigera mu isi, nta kindi rero, nta bundi butumwa bukomeye ari gutanga. Aha mbonera kubwira abantu, babwire ngo ubutumwa bukomeye wabwira isi ni ukubakura mu gihugu cy'urupfu, ni ukubakura mu mwijima w'icuraburindi. Ubutumwa bukomeye watanga, ubutumwa bwiza nicyo buvuze. Yesu yaje kugira ngo atange ubutumwa bwiza bukomeye cyane, butuma abantu bava mu gicucu cy'urupfu, cyangwa se bava mu gihugu cy'urupfu, igihugu cy'urupfu no mu mwijima, hanyuma bakabona umucyo w'itangaza. Imana rero nitugire neza cyane. Ijambo Yesu yabwiye abantu, yarabwiye ngo mwihane kuko ubwami bwo mu ijuru buri hafi. Ubundi se ni iki wabwira abantu bicaye mu gicucu cy'urupfu, cyangwa se mu gihugu cy'urupfu, cyangwa se mu mwijima w'icuraburindi? Icya mbere ni igiki cyabashyizemo? Ubanza kureba icyabashyizemo. Icyabashyizemo ni icyaha. Nicyo cyatumye abantu bose bisanga twese twakoze ibyaha, ntitwashyikira ubwiza bw'Imana. Ibihembo by'ibyaha ni urupfu. Iryo ni ijambo ry'Imana. Hanyuma rero kugira ngo iki kintu kirangire, no kubabwira ikigomba gukorwa, Yesu abwira abantu ngo mwihane kuko ubwami bwo mu ijuru buri hafi. Repent ni ubutumwa bukomeye cyane bw'ubwami. Ubu ni ubutumwa bw'ubwami. Ubwami bwari buje gusimbura ubwari buriho. Abantu bari barashyizwemo n'umwanzi, kandi ubwami bwari buriho bwari igicucu cy'urupfu, bwari igihugu cy'urupfu. Aho niho umwami wabo
yatwariraga abantu, niho satani yari yarashyize abantu bose bari basaga n'abari muri gereza y'urupfu, basaga n'abari mu gicucu cy'urupfu, abantu niho bari ariko ngo Imana itange umwana wayo w'ikinege. Yesu niko ijambo ry'Imana rivuga, Imana itange umwana wayo w'ikinege, aza aje gukura abantu mu gicucu cy'urupfu, aza aje gukura abantu mu mwijima, ubwami busimbura ubundi. Imana ishimwe cyane, ubwami busimbura ubundi. Iyo umwami ageze ahantu, umwami bivuga ubwami, ni ukuvuga ngo Kristo nimba yarageze mu isi, ubwami bw'Imana bwari bugarutse ku isi. Nyuma y'imyaka myinshi cyane satani yibwira ko ayoboye isi, ayoboje ubwami bwe, kandi rero igihugu cye, rero ubwami bwe bwari igihugu cy'urupfu. Abantu bose bari bicaye mu rupfu kandi bicaye mu mwijima, ariko Kristo ahagere aravuga ati umwami yaje. Umwami uje rero azanye umucyo kugira ngo muve muri icyo gicucu cy'urupfu cyangwa mu rupfu. Repent, nimwihane kuko icyaha nicyo cyabashyize mu rupfu, icyaha nicyo cyatumye mwicara mu gihugu cy'urupfu. Ariko reka nkubaze muvandi, abantu benshi bahisemo kuguma muri iki gihugu cy'urupfu. Igihugu cy'urupfu nta byiringiro by'ubuzima, mu gihugu cy'urupfu nta munezero uhaba, nta byishimo bihaba, nta ejo. Buri gihe cyose uba utekereza ko upfuye, uba utekereza ko urangiye. Mu gihugu cy'urupfu nta mutekano uhaba, mu gihugu cy'urupfu nta byishimo bihaba, mu gihugu cy'urupfu nta byiza by'ubuzima. Abenshi bahitamo kwiyahura, abenshi bahitamo gupfa kuko batuye mu gihugu cy'urupfu. Ariko Yesu yaje gukora iki? Yesu yaje kubwira abantu ngo mwihane, muve mu gihugu cy'urupfu, mwihane, muhindukire, muve mu bubata bw'umwanzi, mwihane, muhindukire, muve muri kamere zanyu za kera, mwihane, muhindukire, umwami Yesu abagirire neza. Nicyo Kristo yaje gukora mu isi, yaje kubwira abantu ngo bihane, bahindukire. Mu gihugu cy'urupfu twavuze ngo nta ejo, nta munezero, nta buzima, abantu bose baba bari mu mwijima, abantu bose baba bari mu rupfu. Abantu bose baba bari mu rupfu. Ubwami bwaje gusimbura ubundi. Rero ubwami bwari buzanye umucyo, gukura abantu mu mwijima. Ubwami bwari buzanye ubuzima. Yesu aravuga ngo nahageze, ninjye mwami. Ubwami ngiye kwestablishinga mu isi bufite ubuzima, ubwami nzanye mu isi bufite umucyo, ubwami nzanye mu isi. Yesu aravuga ngo ninjye nzira y'ukuri n'ubugingo, nawe ujya kwa data namujyanye. Ikindi aravuga ngo ndi ubuzima, ndamaza amara inyota. Imana ishimwe cyane, haleluya. Yesu rero abwira abantu ngo muve mu mwijima, muve muri ubwo bwami bw'igihugu cy'urupfu, muhunge urupfu, nta kindi kiri bubibatera. Repent, mwihane, kuko icyabashyize muri icyo gihugu ni icyaha, icyabashyize muri urwo rupfu ni icyaha, icyabashyize muri rimbukiro ni icyaha. Mubanze mwihane. Nshuti rero, muvandimwe kandi inshuti y'umusaraba, ni muri cya kiganiro cyacu nyine buri gitondo hamwe na Yesu, twari tugarutse ku mwami n'ubwami. Twatinze cyane rero kuri mesaje ya mbere Yesu yatanze yo kwihana ibyaha, kuko ubwami bw'Imana buri hafi. Uyu munsi nongere nkubwire ngo ibyaha ni rwo rupfu, ibyaha nibyo bikwicaje mu gihugu cy'urupfu, ibyaha nibyo bikwicaje mu gihugu cy'umwijima. Ikintu cyazanye Yesu ni ukugarura ubuzima, ni ukugarura isura y'Imana mu bantu, ni ukongera kugarura isura ya data muri twebwe, dusa na data. Hanyuma iyo dusa na data rero hari imyitwarire. Iyo Yesu yagarutse muri twebwe, arongera akaduhesha ubutware. Iyo Imana yagarutse muri twebwe, turongera tukabona bwa butware bwo gutegeka no kuyobora no gutwara isi. Imana yongere yubake ubwami bwayo muri wowe, Imana yongere igarure isura y'Imana mu buzima bwawe, wongere uhure na Yesu, wongere uhure n'Imana. Nta kindi kiri bigutere, tandukana n'icyitwa icyaha. Bwira Yesu ngo ndi umunyabyaha kandi nkeneye kubireka, nagendeye mu byaha, nkeneye kubivamo. Ibyaha byanyicaje mu gihugu cy'urupfu, nkeneye kubireka. Ibyaha byanyicaje mu mwijima, nkeneye kubireka uyu munsi. Ibyaha byampinduye imbata, nkeneye kubireka. Yesu aravuga ngo ihane, ubwami buhinduke. Nazanye ubwami bushya, va mu bwami bwa kera. Ubwami bwa kera wabushyizwemo n'icyaha, kandi icyaha cyazanywe na Satani, ari wo mwami utwaye igihugu cy'urupfu. Ariko rero nzanye ubuzima, ntwaye igihugu cy'ubugingo. Ubwami bwanjye ni mu gihugu cy'ubugingo. Hindura ubwami bwawe, hanyuma uze mu bwami bw'igihugu cy'ubugingo kugira ngo bihinduke. Repent, banza wihane ibyaha. Yesu abaha umugisha. Rero tuzakomeza n'ubundi tuganire ku mwami n'ubwami. Imana ibishimire. Reka mbifurize umunsi mwiza, muhaye muronke. Shalom shalom.